ngira ngo rero nkuko twabwiye ko dukomeza kugenda tubereka uko abafana bifashe mu rwego rwo gufana isiganwa ry'amagare riri kubera mu Rwanda ku rwego rw'isi. Twakomeje kubabwira ko Nyamirambo ariho u Rwanda rwahisemo ko cyangwa yahisemo ko amagare ariho azasorezwa. So ubu rero uno munsi ngira ngo ni wo finale. Dukomeza kubibutsa ko u Rwanda rumaze gutera imbere ku buryo bwose bugaragara. Ahangaha turi ni aho bita tapi rouge. Abantu kera bahazi hari ikibuga cy'itaka, ariko ubu ngubu urebye ukuntu hasi hasa cyangwa ukareba ku ruhande hirya no hino ukuntu hagiye hameze wakumirwa. Nuvuga ngo tapi rouge habaye iruzungu. Ibi byose mbibutsa ko tubikomora kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame utuzaniye Tour du Monde muri Afrika. Ngira ngo ibi byose bibayeho kubera ko u Rwanda ari igihugu kimwe mu bihugu bifite isuku ndetse n'umutekano uhagije. Nyamirambo rero abantu bitabiriye ni benshi cyane. Noneho uramutse uzengurutse ukagera kuri 40 ho nakumiro. Ngira ngo rero no Tour du Rwanda idusigiye amateka hano mu Rwanda, kuko ngira ngo tubibutsa ko ariho hambere ibashije kubera muri Afrika. Dukomeze tubibutse ko iyi ngiyi ari Buffet TV kandi mukomeza gukanda subscribe. Duhuye rero n'umufana hano twakwita reka musabe abanza bibwire. Ngewe nitwa Kwitonda Vedaste, ntuye mu Gitega muri Nyamirambo. Ndi umufana w'igare muri rusange, nkunda igare cyane ndetse cyane. N'umuhungu wanjye uyu turi kumwe Mungu wawe Arafati. Nawe yitwa Kwitonda Mugabo Arafati. Muri make waje gufana amagare kumwe n'umuhungu wawe, urabibona gute? Urabona byifashe gute? Igare ryari riryoshye. Ndebeye kwa Gisimba, ariko naciye mu Biryogo ku musigiti naho bimeze neza. Mu by'ukuri ibintu mbese byari biryoshye kabisa, ku buryo bukomeye cyane. Byari biryoshye pe, turaryohewe ku buryo igare mugire mutugarurire kabisa igare nanone pe, twongere turebe. Ngira ngo wabonye uburyo abanyarwanda biteguye rino rushanwa ry'amagare. Ese wabonye ryarateguwe mu buryo bumeze gute? Nibaza ko iri rushanwa mu Rwanda rishobora kuba ribaye irya mbere rituryoheye kurusha hari na football, kuko iri gare tubonye abantu bakata ikorosi hariya, umuteguro ukuntu abantu bari kugenda mu mihanda bakurikirana iby'igare. Ndibaza ko ahari na football itarusha igare kuba ryaryoha mu gihugu ahari. Ndibaza ko ntekereza kuko nabibonye ngewe. Muri make uragira ati igare urabona ko mu Rwanda barigiteguye. Ngira ngo wenda nanibutse n'abanyarwanda ko iri siganwa ry'amagare mu rwego rw'isi ari ubwa mbere ribaye muri Afrika nko kuba barahisemo u Rwanda akaba ari rwo ruberamo irushanwa nk'iri ngiri. Ubona barashingiye kuki? Nibaza ko u Rwanda kubera gutegura amarushanwa menshi n'ubundi nk'ibisanzwe, nibaza ko nta birenze birimo, kuko n'ubundi turashoboye gutegura za Tour du Rwanda, bakabibona ko ku magare abanyarwanda dukunda igare, abanyarwanda dufite abafana. Nibaza ko batari kubura kuduhitamo nk'abanyarwanda bafite igihugu gikeye, bafite imihanda myiza yo gukoreramo amagare, bafite gutegura kwiza mu gihugu ibyo barimo. Mu by'ukuri rero nibaza ko ibi tutari kubura kugira ayo mahirwe nk'abanyarwanda kurusha ibindi bihugu. DJ Kwitonda tumushimire cyane nk'umuntu wabashije kuza kwitabira gufana umukino w'amagare hano mu Rwanda. Ngira ngo ni umukino uri kuba ku rwego rw'isi. Ngira ngo uno munsi nibwo turamenya ninde uratwara igikombe, kuko niyo finali, niwo munsi wa nyuma kandi niwo basisemo kugira ngo uzabere i Nyamirambo. Uvuga ngo Nyamirambo irizewe. So reka tugushimire cyane. Iyi ngiyi ni Buffet TV. Ngira ngo wabwira n'abanyarwanda bagakora iki? Mugerageze mukoreho, mukandeho kabisa, tubone views nziza ziryoshye, ku buryo n'ubutaha turajya tubabwira andi makuru yose twabonye tugira imbaraga mu gihugu. Buffet Company Limited ibashe gutera imbere birushijeho.
tunabibutsa ko nanone impamvu u Rwanda ari rwo rwahiswemo kugira ngo rutegure kino ruberemo rino rushanwa ry'amagare ku rwego rw'isi nuko u Rwanda ni igihugu gifite umutekano, u Rwanda ni igihugu gifite isuku ku buryo bugaragara, u Rwanda ni igihugu cyiza cy'imisozi igihumbi. ngira ngo abakerarugendo tubasabe abo hanze y'igihugu baze basure u Rwanda barebe ibyiza bitatse u Rwanda. Turabashimiye kandi murakoze cyane. Ciao, yari Buffet TV. Ciao ciao.